Bakunzi banjye rero Bisaro Life TV nongeye nagarutse nkuko nabibabwiye yuko ngomba kubategurira utuntu n'utundi tukajya tudukoresha tuzi umumaro watwo n'ingaruka zatwo ku mubiri. Uyu munsi nabateguriye ikirungo bita black pepper ndetse n'icyo bita white pepper. Hari utuntu nyine mu buzima busanzwe tuba tutitaho kandi dufite akamaro, cyangwa se uwo ushobora kugakoresha kakaba kakugiraho ingaruka. Bakunzi banjye rero wabageze hano bwa mbere ndamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share, agakora na comment uko ibintu aba yabyumvise. Ngiye mbashakira utuntu nkadushyira aha, hanyuma wowe ukabasha kuba wabyikorera wumvise ubikunze, cyangwa se wari utubikoresha ukunguka n'ubumenyi ku byo wari utukoresha, cyangwa se ukaba wakora attention cyangwa se ukaba wagira amakenga kuri bya bintu wari utukoresha bitewe n'uko utaruzi umumaro wabyo ku mubiri wawe cyangwa se ingaruka zabyo. Black pepper rero izwi kandi nka papier nigro, ni igitunguru cya kamere gikoreshwa cyane mu biryo ariko gifite akamaro kenshi ku buzima bw'umuntu. Akamaro ka black pepper rero yongera ubushobozi bwo gukungahaza intungamubiri, ifasha umubiri gukuramo intungamubiri nka vitamine A na C, nicyo bita selenium na beta carotene. Bakunzi banjye rero muribuka yuko ibi bintu nagiye mbibasobanurira muri video zabanje, kugira ngo nitujya duhura nabyo n'ubu utabyumva neza akamaro kabyo ujye usubira muri video zanjye inyuma ugende urebe icyo bisobanuye naho wabisanga no mu buryo bwa buri munsi. Ifasha rero no mu igogorwa ry'ibiryo, ituma umubiri wihutisha igogorwa, igabanya kuribwa mu nda no kubyimba mu mara. Murumva ko rero iki kirungo yigikoresheje mu buryo duteka mo bwa buri munsi duteguramo amafunguro, ni ukuvuga ngo bituma igogorwa rigenda neza. Niba wari bugire ikibazo cyo kuribwa mu nda cyangwa se kubyimba mu mara, urumva iyo wakoresheje black pepper nta hantu biba bigihuriye. Irwanya n'udusebe, igabanya udusebe tw'inda, antioxidant effect, ifite piperine, kinyabutabire kirwanya udukoko twangiza uturemangingo. Murumva ko rero ni ingirakamaro cyane ku buzima bwacu. None ikindi cyiza cya black pepper, ifasha kugabanya ibinure. Piperine ifasha mu gucunga urwego rw'ibinure n'isukari mu maraso, bityo ikagabanya ibyago bya diabete na cholesterol nyinshi. Murumva ko iki kirungo rwose ni ingirakamaro pe, ndacyabakumbuje abatajyaga bagikoresha mujye mugikoresha. Ikomeza n'ubwonko, ituma amaraso agenda neza mu bwonko, igafasha mu kwibuka no gukumira indwara z'ubusaza nko kwibagirwa. Murumva ko rero bakunze bajye Bisaro Life TV, iyo ukoresha kino kirungo usaza usirimutse, ubwonko bwawe busukuye, bufite fresheri, ubwonko bwawe buri ku murongo, atari bya bindi ngo hariya bona nimvuze ngo iki mwana wa, usaza umeze neza rwose. Hanyuma rero ikindi kintu black pepper ikora, yongera ubushobozi bwo kurwanya indwara, ifasha umubiri kurwanya mikrobe, ibicurane n'izindi ndwara z'ubuhumekero. Hanyuma igafasha mu kugabanya ububabare mu mubiri. Ya piperine twabonyemo ifite ubushobozi bwo kugabanya uburibwe no kurwanya ububyimbirwe. Ikindi iteza imbere uruhu kuba rwiza, irwanya udukoko dutera udusebe tw'uruhu, kandi karinda gusaza k'uruhu kubera ubushobozi bwayo bwa antioxidant. Murumva rero ko kino kirungo muri make black pepper ni igikoresho cy'ingirakamaro mu biryo ku buzima, gifasha mu igogorwa no kurwanya udukoko no kurinda umubiri gusaza, ariko nanone igakoreshwa ku rugero. Bakunzi banjye babwiye ngo nzajya mbashakira utuntu n'utundi ku buryo mwebwe mujye muba hano hafi nimukahave, muzamenya n'utundi tuntu twishi ku buryo mubikunda mukajya mubikoresha mubizi. Ukabyuka ukavuga tuyu munsi noneho ndakoresha ikirungo iki n'iki, ukabanza ukabitegura hanyuma ukikorera utuntu twawe witonze. Bakunze banjye rero ku kibazo cy'iki kirungo cya black pepper ndumva nabangihiniye aha, ariko hari ikindi kirungo bijya kumera kimwe. Ni ukuvuga ngo habaho black pepper hakabaho na white pepper. White pepper kandi nanone ukumva ni nkuko wavuga iki se nk'intuze
nk'ikirungo cy'umweru. Bakunzi banjye rero, iyo umuntu ari mu gikoni ntabwo akoresha ikirungo kimwe. Hari igihe ufata nk'ibirungo birenze kimwe byose ukabikoresha nko mu masosi. Ahangaha rero tuba dushobora gukoresha ibirungo birenze kimwe iyo turi gutegura nk'ibiryo. Ubu ngiye kubongeraho ibindi birungo nka bibiri. Ibirungo nka bibiri, ikijyanye n'icyo bita timerike. Timerike nayo ikoreshwa mu kuba umuntu yakora isosi. Ushobora kuyinywa mu mazi, ushobora kuyikora nko mu buryo bw'icyayi. Timerike rero mu Kinyarwanda bakunze kuyita urubuto rw'ikirungo cya kurukuma cyangwa se inkarishya y'umuhondo. Ni ikirungo gikomoka mu gishanga cya kurukuma longa, kikaba gifite ibara ry'umuhondo kandi kizwiho kuba umuti gakondo ukomeye cyane. Akamaro ka timerike rero ku buzima: irwanya kanseri, ifasha mu kurwanya indwara ziterwa n'utunyangingo twangirika nka kanseri nyine, cyane cyane iy'amara n'iy'uruhu. Ikarinda mu kuvura indwara z'uruhu, ifasha no kurwanya ibisebe by'uruhu byo bita akine n'izindi ndwara z'uruhu. Ikindi, irwanya ububabare bw'uruhu rufite inflammation, ifasha mu kugabanya ububabare n'uburibwe mu ngingo nk'abantu baba bafite ibyo bita arthritis. Ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Timerike ifasha umubiri kurwanya indwara kuko ifitemo antioxida nayo. Igabanya cholesterol no kurinda umutima. Ifasha kugabanya cholesterol mbi, bya bindi bita LDL, no kurinda umutima n'imitsi. Igafasha mu igogorwa. Ikoreshwa mu kongera ubushobozi bw'umwijima no kugabanya ibibazo byo mu nda. Ikindi, irinda ubwonko n'indwara nka Alzheimer. Ni ukuvuga rero timerike ifasha ubwonko gukora neza, ikarinda kwibagirwa, ikagabanya umunaniro n'agahinda, byo bita depression. Kurukuma ishobora gufasha mu kurwanya depression pe. Hanyuma rero buriya ibirungo byose nyine ni ukubikoresha ku rugero. Cyane cyane timerike bishobora gutera kubabara mu nda wakoresheje nyinshi cyangwa se iseseme. Abantu bari ku miti ivura diyabete cholesterol cyangwa se antiyogira bagomba kubanza kubivugana n'umuganga. Ni ukuvuga ngo rero ibi birungo byose ubivanga mu mafunguro, nk'ibirungo haba mu nyama, haba ibishyimbo, haba umuceri. Mujya mubona rimwe na rimwe nk'imiceri ibisa nk'umuhondo ihiye, burya nta kindi baba bakoresheje, ni kurukuma baba bashyizemo. Ushobora kuyinywa amazi ashyushye ifatanyije na tangawize n'ubuki. Ushobora no kuyikoresha nka masike, gukoresha timerike powder mu maso cyangwa se ku ruhu. Ni ikirungo cyo gusukura umuntu agasa neza cyane. Ibi birungo rero nk'uko nabibateguriye, ndongeraho n'akandi kamwe wenda bita tangawize. Tangawize wenda abenshi bazi yuko bayinywa gusa, ariko burya no mu biryo uyishyiramo nk'ikirungo. Ituma amaraso atembera neza, igafasha mu kongerera umuvuduko mwiza w'amaraso, bigafasha umutima gukora neza. Irwanya isesemi yo, ifasha cyane abagore batwite cyangwa se abafite isesemi iterwa wenda nk'abantu bagenda mu modoka. Iyo ukoresha tangawize biriya bibazo ntuhura nabyo. Irwanya uburibwe, irimo ibintu byitwa gingerol, bifasha kugabanya uburibwe mu mubiri, cyane cyane uburibwe bw'imitsi n'inyama. Ifasha mu kurwanya mikorobe, ifite ubushobozi bwo kurwanya za bagiteri ndetse n'amavirusi. Ni ukuvuga ngo ginger yo rwose ni hatari, ifite umwihariko. Ifasha mu igogorwa ry'ibiryo, ituma rigenda neza, ikagabanya imyanda n'ibibazo byo mu nda, n'ibibazo byo kumva umwuka mwinshi mu nda. Ifasha nayo mu kugabanya cholesterol mbi. Ifasha mu kurinda indwara z'umutima.
ndetse igafasha no gutwika ibinure niba ufite ibinure byinshi ukoresha mu mubiri, ukoresha tangawize irabitwika nyine ubuzima bukagenda neza. Ikoreshwa n'abantu benshi ndetse bashaka no kugabanya ibiro, ushaka kugabanya ibiro cyangwa se kubiringaniza, kubimanaginga, tangawize rwose ibiri aho hafi kugufasha, cyangwa se ginger. Iyo uyikoresha ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo ubura nabyo. Hanyuma rero dushobora no kurebera hamwe ingaruka uramutse ukoresheje ginger nyinshi. Ishobora gutera kubabara mu nda, cyane cyane iyo ufite ibyo bita ulcer cyangwa se urwaye mu nda. Ishobora kugabanya amaraso cyane ku bantu bakoresha imiti igabanya amaraso, byagusha amaraso menshi. Ishobora gutera n'isesemi cyangwa se icyo bita isura, heartburn, bikabangamira ibintu by'umutima. Ku bantu bamwe, abagore batwite si byiza kuyikoresha cyane, uba ugomba kuyikoresha ku rugero kuko ishobora kugira ingaruka ku mwana mu nda iyo irengeje urugero. Ikindi, ku bantu baba bakoresha nk'imiti myinshi, ishobora kugirana n'ikibazo n'imiti imwe n'imwe uba ukoresha, nko ku bantu bafata imiti y'umutima cyangwa se iy'amaraso cyangwa se iy'isukari. Baba bagomba kubyitondera cyangwa se bagakoresha gake cyane ku buryo bitari bubangamire ya yindi bakoresha. Uba ushobora gufata akayiko gato cyane, kamwe mu cyayi cyangwa se 2 ku munsi ku wundi muntu uri normal. Ni ukuvuga ngo rero ibi birungo byose biba bifite akamaro ku mubiri wacu, ariko nanone impamvu mba nabizanye aha ngaha ushobora kubikoresha wagira nk'akabazo runaka ntumenye yuko ariko ari icyo cyabiguteye. Ubwo rero biba bisaba kubyitondera kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza. Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV, ndumva ari aha ngaha twahagarikira bino birungo rero nabateguriye uyu munsi. Ndakomeza kubashakira ibindi kandi ndanabashimira kubera ko nimwe mutuma nkomeza kubashakira utuntu n'utundi. Nzajya mbibagezaho uko nshoboye, ngenda mbazanira utuntu n'utundi, ku buryo nitujya tuba turi kubikora muri pratique, wenda mubona ndi kwitegura nk'agasosi, mutazajya mubitindaho cyane muvuga ngo ibi ni ibiki. Muzajya mwabibonye bimwe, n'ibyo mutarabona bindi muzabibona, ariko ni ukuvuga ngo igihe icyo nshaka nuko twinjira muri ibi bintu tukabicukumbura. Dore mbere twabiririye tutazi ibijya mbere, tugomba no kubigiraho ubumenyi buhagije, hanyuma tukabyiyumvamo neza, tukajya tunabikoresha tubikunze, tukabikonsoma tubikunze, ntacyo biba bitwaye. Nkaho ubutaha rero ndabakunda, mushayaringe n'abandi ababikunze, mushyiraho comment uko mwabyumvise, kandi ndabakunda.